Amahoro y'Imana bane namwe bakunze baca no mu muntu 7 TV aho mugiye muri hose hagiye hatandukanye. Turabakunda kandi tubara tubifuriza ibyiza biva ku Mana. Dushimira cyane abantu bamaze gukanda kuri subscribe bakajya muri comment bakatuganiriza bakanasharinga inshuti n'abavandimwe. Muraba agaciro cyane kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Nibutse nawe utaragira rukanda ko wareba kuri iryo bara ry'umutuku ryanditsemo ijambo subscribe ugakandaho ugakanda kuri like ukamanuka hepfo gato cyane muri comment ukatuganiriza ukaduha inama ibitekerezo inyunganizi uzirikana neza yuko inama utanze ifasha abantu benshi ukibuka ukanda ukazongera ugasharinga inshuti n'abavandimwe. Amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin. Tugiye kugaruka mu kanya dusubiza ku cyifuzo umukunzi w'umuntu 7 TV yifuje ko tuganiraho ku bapapa bahohotera abana babo. Ihohoterwa abagabo bamwe na bamwe bakorera abana babo mu ngo zabo ni ikintu kiri kugenda kirushaho gufata indi ntera. Ni ikintu gihangayikishije isi muri rusange. Uko imyaka igenda ishira indiza kiri kugenda kirushaho gufata uburemere bukomeye. Bwa bwuzu, rwa rugwiro, wa mutima wa kibyeyi w'urukundo biri kugenda bikamuka. Aho bibabaje cyane kubona umubyeyi w'umupapa mukuru afata isura y'umwana yibarutse akareberamo akayihuza na wa mufasha we na wa mugore we mwiza wandi bafatikanyije mu buzima bwo hasi bakazamukana wa wundi bahuye n'ibibazo bagisa mu mwana bakarwarwana kugira ngo umwana akure abeho neza, agashaka kumusuzuguza agashaka kumwambika igisuzuguro mu bandi badamu bagenzi be. Ese wa mugabo we uretse agahinda, kwiheba, kwigunga, ishavu ugiye guteza umwana wawe kuva mu mikurire ye kugeza ashatse, ibintu adafite kubona uko yabisobanura mu buryo bumworoheye, uretse icyasha ugiye gusiga umuryango wawe gutuma umugore wawe aba insuzugurwa, ni ikihe kindi usoroma mawe? Ntacyo. Nawe ni uguta agaciro mu bandi bagabo, ni ugutesha agaciro urugo rwawe, ni ugutuma abaturanyi bagutera icyizere. Nta muntu watuma umwana we aza gukinira iwawe azi neza ibyo ukorera abana bawe. Ushobora kutabikora ngo ufatwe inshuro imwe ebyiri, kwezi kugashira umwaka ugashira, gusa iherezo ryabyo ni ikibi. Ni ikibi ukuri urugo rwawe, ni umuvumo, ni umwuka mubi, nta mahoro, nta mugisha, ni umwiryane. Uko umwana yaba angana kose, abe mukuru abe muto, ube waramwibarutse cyangwa utaramwibarutse, ntufite uburenganzira bwo gushaka kuryamana nawe, ushaka kumusambanya ku ngufu, ntimuhuje ntimungana ngo ugire igikomere muri wowe kizatumukira. Ubikora wimahoronije ariko muri wowe nta mahoro wabona, nta mutuzo. Kandi uzirikane neza ko iryo rari ryawe ugiye gushorera kuri uwo mwana, ibyo wifuzamo, ibyo byishimo runaka bipfuye ushakira aho ngaho ntago wabibona. Umwana hari imisemburo aba adafite itatuma ugera ku byishimo n'ubundi nk'uko wabyifuzaga. Kandi umugore wawe nicyo wamuzaniye mu rugo, ari aho ngaho nta kibazo mufitanye, umugore mwiza unakubaha unagucira bugufi, ariko byose ukabihindura zero. Nta kintu na kimwe ushobora gukuramo uretse igisuzuguriro n'umuvumo ushorera ku bawe. Si byiza. Waba ufite muri gahunda, waba uri kubitegura, waba uri gutegura udushuko runaka, erega si abo mubyara gusa mufata n'abarubanda babandi b'abaturanyi murebera mukabashamadukira barakuze mubareba ko umwana afite igikuriro, ko umwana ameze gute. Ntabwo byagakwiye gutuma ngo wiyambura ishusho wagakwiye kuba wakwambara nk'umubyeyi ngo ujye kwangiza umwana kwa runaka nubwo yaba angana gute. Si byiza, kubera ko umubyeyi we nabibona icyo azagukorera kizaba kibi. Ushobora kubikorera uwahandi nawe uba wari kubikora
kubabarirwa, kandi byagakwiye ko buri umwe areberera undi, aho undi atari undi akamubera amaso akamukebura. Uri wa mubyeyi ukwiye kuvuga ngo mwana ambara uku, mwana agenda uku, mwana itware gutya, mwana avuga uku, imvugo yawe yigorore. Aho noneho wowe uri gushaka kumujyana mu bindi bintu bimwangiza ubwonko. Uzirikane neza ko wa mwana ugiye gushora muri ubwo busambanyi ari muto, ugiye kumwicira ubwonko bwe hari ikindi kintu uba ushyizemo kitagakwiye kujyamo ku myaka ye. Ntabwo ari ikintu cyiza cyane uba umukoreye. Ubu usanga bigenda bikurikira n'abandi bizaho gukorera ibintu mu guhubuka, ukamuviramo no kumutera inda. Ese wibaza ayo marira hari umugisha guteye? Byarutwa niba umugore wawe niba hari inshingano tuzuza neza, murahari nk'umuryango ngo muganire. Niba ari ikintu udashoboye kwihanganira, ari uburwayi runaka rwadashoboye gukira, mubyumvikaneho, aho kugira ngo ejo umufatire umwana agira ku gahinda agire iyo ntimba. Mubyumvikaneho, ushaka undi ku ruhande, ujye ugenda usorozeho ibyifuzo byawe no gushaka kwawe kose, ubundi ugaruke. Kandi si na ngombwa ko abana babimenye, si na ngombwa ko haba iki kibazo. Niba umugore wawe afite ikibazo runaka azakumva, ariko si byiza. Tureke n'ihohoterwa rigendanye no kubasambanya ku ngufu, n'irindi hohoterwa ryo gucunaguzwa. Hari ukuntu abagore akenshi cyangwa abagabo bashaka abana, tubivuge ku ruhande hanini rw'abagabo, abagore babo bazana abana mu rugo barababyaye hanze, ukaza kumucunaguza, ukaza kumukorera iki, umukubita aha, ugira gute, ndetse reke nabo n'abawe mu rugo, ugataha ukubita, ugataha uvuga nabi, ugataha umujinya ari wose, ugataha basekaga bagatangira kubabara. Ntabwo ibyo ari byiza. Iryo hohoterwa iryo ari ryo ryose uri kubashyira ku nkeke. Uhari nk'ibyishimo byabo, uhari nk'umuntu, umugabo ni umutware w'urugo, ni umuntu wo kubahwa. Mbega biba bimeze nko kubona umwami w'urugo aje, sibyo? Bakeneye bya byishimo, bakeneye kubona ukina nabo, uganira nabo, umugire musangira ibyo ari byo byose, mwuzuzanya, ubakebura, mwongera mwishima. Naho ibindi bintu uri kuzana ku ruhande ni ishyano uri gukurira urugo rwawe. Gerageza ikintu cyose uzi ko cyabangamira urugo rwawe, mu ihohoterwa runaka, ugihagarike. Uzabona amahoro, uzabona ibyishimo. Nuva mu rugo umuryango wawe muhuje, uzakora ubone biragenda. Ikintu cyose ukoze ubabwire byagenze gutya, mufatanye kwishima. Niba ufite iki kibazo mumfashe dusenge, cyangwa se mumfashe muze iki n'iki tugikorere vuba bigende, mugere ku iterambere byihuse. Ikintu cyose uzakora wowe n'umuryango wawe nta byishimo, mutabanye neza, nta mugisha uzakibonamo. Icyiza ni ukumenya uko uganiriza umugore wawe mwashakanye, mukamenya ikibazo aho kiri, ukamufasha kugikemura. Kitakemuka nawe akakorohereza mu bundi buryo. Ariko ikintu cyo guhohotera umwana wawe, yaba kumusambanya, si ikintu cyiza. Ese uzi azashaka he? Ese uzi we ubuzima bwe ugiye kumushyira mu rujijo, kubura uko yisobanukirwa, kumva ko atari umuntu, kumva ko iwabo ari abantu b'inkozi z'ibibi, umubo bagendana. Si byiza pe. Niwumva icyo kintu cyukujemo, ukareba umwana wawe ukumva ko umurarikiye, aho cyo ukareba umwana ko ari runaka ukumva ko umurarikiye, ujye ugerageza ube inshuti n'umugore wawe, mwumvikane, muganire buri kimwe. Niyo yaba ari amakosa yawe uyamubwire, uzajya ubasha kwigarura vuba, umubwire ati uzi ibintu byambayeho, cyangwa se niba byanze kugira umugore wawe atabifata ukundi cyangwa arakara ukundi, biganize ya nshuti yawe uzi ko igiye kugira inama nzima. Nawe ntujye muri babandi bagushuka. Abo bagushuka ntibabikora, abo bagushuka uzababwira igihe uzajya kubikorera, cyangwa ibishuko uri kugura uri gutumiza hehe na hehe ku gikorwa runaka, nibo bazaguhamagariza. Wowe genda kuri wa muntu uzi ko ujya ukuraho inama nzima, abasha kugukebura. Kuko aho biri kugenda gutyo, ugakomeza ukabishyiramo imbaraga z'ikibi, uri kwikururira urupfu, uri gushyira habi umuryango wawe,
bityo rero menya uko utekereza, menya uko ugomba gutwara umuryango wawe ndetse n'umuryango w'inshuti zawe. Gerageza unyurwe n'uwo mwashakanye, kandi nibidakunda mwegere abaganga se ku kibazo runaka, mwegere ababyeyi banyu cyangwa abandi bantu bakuze babagira inama, urugo rukomere rukomeze, akazi kagende, ubuzima bube bwiza, abana bakure bashake mubone abuzukuru. Ariko bitagenze gutyo, ibyo byose ntabwo umuryango wabigeraho. Umugabo ni ukurura amahoro mu rugo ndetse n'umugore we bagafatikanya bakagera ku kintu kizima. N'abana muba mubigisha uko bazitwara mu gihe bazaba bageze mu zabo. Bityo rero tube maso kandi twirinde ko ikibi kituganza kurusha icyiza, muzirikana neza ko umucyo unesha umwijima. Ndashimira cyane umuntu wese twari turi kumwe, mbibutsa gukanda kuri subscribe, ugakanda kuri like, ukajya muri comment nawe ukatubwira uko wowe ubyumva, uko ubitekereza. Turahari kukumva. Ukibuka no gusharinga inshuti n'abavandimwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.